mu
nazo zirahanura inayotira muwo musozi hari umutwe w'abahanuzi Samweli bahagarariye Sawuli hatuma ingabo ze ngo zijye gufata Dawidi nazo zirahanura Uwiteka niwe mutabazi yakijije Dawidi amaboko ya Sawuli tumwizere n'ingabo idukingira mu ntambara duhura nazo Uwiteka niwe mutabazi yakijije Dawidi amaboko ya Sawuli tumwizere n'ingabo idukingira mu ntambara duhura nazo Sawuli arihagurukira nuko ajya gufata Dawidi ageze aho ngaho inayoti umwuka w'Imana muzaho yiriza umusakesha ijoro arimo guhanura Sawuli arihagurukira nuko ajya gufata Dawidi ageze aho ngaho inayoti umwuka w'Imana muzaho yiriza umusakesha ijoro arimo guhanura Uwiteka niwe mutabazi yakijije Dawidi amaboko ya Sawuli tumwizere n'ingabo idukingira mu ntambara duhura nazo Uwiteka niwe mutabazi yakijije Dawidi amaboko ya Sawuli tumwizere n'ingabo idukingira mu ntambara duhura nazo Uwiteka niwe mutabazi yakijije Dawidi amaboko ya Sawuli tumwizere n'ingabo idukingira mu ntambara duhura nazo Nuterwa ubwoba n'ibyo ubona jya wikomeza kuwiteka Jehova nisi bendera yacu niwe mbaraga z'abantu be azagukiza mu makuba nk'uko yakijije Dawidi Nuterwa ubwoba n'ibyo ubona jya wikomeza kuwiteka Jehova nisi bendera yacu niwe mbaraga z'abantu be azagukiza mu makuba nk'uko yakijije Dawidi Nuterwa ubwoba n'ibyo ubona jya wikomeza kuwiteka Jehova nisi bendera yacu niwe mbaraga z'abantu be azagukiza mu makuba nk'uko yakijije Dawidi Uwiteka niwe mutabazi yakijije Dawidi amaboko ya Sawuli tumwizere n'ingabo idukingira mu ntambara duhura nazo Uwiteka niwe mutabazi yakijije Dawidi amaboko ya Sawuli tumwizere n'ingabo idukingira mu ntambara duhura nazo twikirize haleluya abiterano twese haleluya
Uwiteka niwe mutabazi. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Uwiteka niwe mutabazi kandi dufite ibihamya by'uko yadutabaye. Muhaguruke babwire ikintu tugiye gukora. Tugiye gushimira Imana. Minota yacu yirukanse, tugiye no gutanga amaturo yishimwe. Nari nsabye ngo abiteraniro bose bahaguruke udafite ikibazo. Uwiteka niwe mutabazi. Niwe Mana iturinda ibihe byose. Imana yarinze Dawidi amaboko ya Sawuli, niyo yakurengeye cyagihe. Munyikirize haleluya. Uwiteka niwe mutabazi wacu. Dawidi yararirimbye Zaburi 124 arabangiye Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu. Ngaba ariko Abisiraheli bavuga none, ariko abariko twebwe twateranye iterano rya mbere tuvuga none. Iyaba Uwiteka atari we wabanye natwe by'umwihariko kino cyumweru, ubuzima bwacu ushobora kuba bwarageze ahacecekerwa. Ndagira ngo mbibutse yuko hari abantu bashinguwe muri iki cyumweru. Hari n'abantu bari kuri oxygene ariko uracyari muzima. Duhuze ibiganza dukomere Imana amashyi tuyishimira ineza yayo. Uwiteka abaye mutabazi, Uwiteka abaye umurengezi. Twongera amashyi menshi. Ntabwo tubikora by'umuhango, ahubwo turabwira ijuru ngo warakoze. Igihembwe kirasojwe, abana baratashye, benshi turababona bava ku ishuri. Imana yabarinze impanuka, ntago bapfuye, nta nubwo bakomeretse. Uwiteka arakoze. Benaya twegere hano iminota 2 ducunguza uburyo umwete. Uwiteka niwe mutabazi. Ngubwo ababisha baduhagurukiraga, umujinya wabo ubwo wari ugurumaniye kuri twebwe. Reka mugore, reka saba umushumba yegere hano hafi. Atuyobore mu isengesho yo gushima Imana. Bene dufite impamvu zo gushima uko Uwiteka abaye umutabazi. Dushimira Imana, ubundi turahita dutanga amaturo. Iki ni igikorwa cyoroheje dukora tubwira Imana ngo turaha agaciro ibyo wakoze. Ariko nyemerera utekereze byinshi, ubikusanye ubyegeranye, ubwira Imana ngo ndagushimiye. Imana iguha umugisha Bosco, Imana yakurinze urupfejo bundi wari upfuye, wakoze impanuka. Munyemere dukomere Imana amashyi kubwura mugabo. Yakoze impanuka ikomeye ya moto, Imana iramurinda. Nayo twari gushingura, Imana yagize neza. Mushumba tujye imbere tubwire Imana yuko twishimye. Mana warahabaye, imitima yacu yongeye kwibuka ko wahabaye. Aho inshuti zitari ziri warahabaye, aho imiryango itari iri warahabaye. Turagushimiye ko wabanye natwe, waturwaniye intambara nyinshi. Hari izo twamenye, ariko hari ibyo tutamenye. Ibyo wabikoresheje imbaraga zawe, turiho turi bazima muri iri teraniro. Haleluya. Turagushimiye yuko wabaye mu ruhande rwacu, tugukomeye mu mashyi. Wagize neza, turagushimiye. Ababyeyi bakuvugirije impundu, wagize neza, turagushimiye. Ibyaduhigaga byari bihari, ibyaduteye byaraje, ariko uhagararana natwe intambara zose waraturengeye. Turambuye ibiganza byacu tuguhaye icyubahiro. Akira icyubahiro Mana, akira icyubahiro Mana, akira icyubahiro Mana, akira icyubahiro. Indwara z'amayobera zatugezeho, ariko urahaba. Turagushimiye yuko warinze imiryango yacu, urinda igihugu, urinda itorero. Tukongeye amashyi, ayo ni amashyi tuguhaye, tugushimira. Waduhaye ibyo kurya, uduha imyambaro, uturinda kuba mu bitaro. Wakoze iby'imbaraga, warahabaye Mana, turagushimiye. Ntacyo twabona twaguha kingana n'imirimo ikomeye wakoze, ariko mu butunzi bwacu tugiye gukora ikimenyetso cyo kugushimira. Tuguha amaturo yishimwe. Emera amaturo yacu yishimwe, emera amaturo yacu yishimwe. Buri wese umuha umugisha, ukomeze ube muri iri teraniro. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Benaya batarakomeza dutanga amaturo yishimwe, reka twumve bambere be yashima Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Amashimwe ni menshi, ariko harabahatse ayandi. Ishimwe shima Imana muri aka kanya uko abana batsinze neza.
binejeje umutima wanjye. Haleluya. Ntabwo ari ibisanzwe, Imana iba yakoze iby'imbaraga mu ruhande rwacu. Mfite umwana w'imyaka 6 yarambwiye ngo mama, ngo numvise uvuga ngo Merveille uramukunda ngo kubera ari umuhanga cyane, ngo none nanjye ngiye kwiga cyane ngo nzaba umuhanga nkawe. Haleluya. Ndashima Imana ko inzozi ze yazigezeho, ubu yabaye wa kabiri. Mumfashe Imana icyubahiro. Murakoze. Imana ishimwe. Iminota ibiri dutanga amaturo y'ishimwe. Arasengera abana bakomeze mu nyigisho zabo, asabire umushumba kugira umwuka wera mushyigikire, ubundi tugubwe neza mu mwanya. Reka twishime ko imuhira ari hafi. Twongere twishime ko imuhira ari hafi. Munyemerere twongere twishime ko imuhira ari hafi. Mana turagushimiye. Turagushimiye ko imuhira ari hafi kandi uzatujyana ukatugeza mu ijuru. Turagushimiye Mwami. Ugiye kubana n'umwigisha rero kandi uzo washatse ko atubwira Mwami ubimushoboze mu izina rya Yesu. Turasengera n'aba bana bagiye kwiga inyigisho zabo, ubafashe kandi ubane n'abigisha babo, nabo ubwabo ubarinde Mwami kandi bakomereze mu kuboko kwawe kugira ngo kurira munsi bazabe barakuze neza, barize ijambo ry'Imana ribakomeza bagakiza kugira ngo batazakavamo, kuko iminsi turimo ni iminsi ikomeye cyane ku bana. Turabasengeye bana nabo ubane n'umwigisha, natwe tugiye kwiga ijambo ryawe Mwami, dufashwe naryo zose tubisenze mu izina rya Yesu mukiza wacu. Imana yuku komeza kunjiro urancishe muzira yo
ashimwe. Uyu muririmbyi yaravuze ngo urugendo afite n'urwo kujya mu ijuru, nirwo rugendo afite. Ndumva rero duhuje nawe intego. Turabasuje mu izina rya Yesu. Ku bashyitsi nitwa Bwati David, ndashimira Imana impaye uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryayo. Mbahaye ikaze mwese rero. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Filemoni. Mu rwandiko ruhishe abantu badakunda gusoma, biraza kubagora kandi ntago ndi bubabwire page. Twihute rero tugereyo. Urwandiko ni rumwe, Pawulo yandikiye Filemoni, igice kimwe gusa. Turasoma mpereye ku murongo wa 10. Ndakwingingira umwana wanjye nabyariye mu munyururu yanjye Onesimo, utakugiriraga umumaro kera, ariko none akaba awutugirira twembi. Niwe nkugaruriye, ndakwinginze umwakire nk'inkoramutima yanjye. Ku murongo wa 20. Bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. 21. Nkwandikiye niringiye ko uzanyumvira, nzi yuko uzakora n'ibiruta ibyo mvuze. Reka dusome mu gitabo cya Esiteri, ibice 4. Igitabo cya Esiteri ibice 4. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 14. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari Shushani bose, mwirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami niyengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Tugiye kuganira iri jambo umwanya mutoya. Ni ijambo nahaye intego ivuga ngo kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Umunyamumaro arakenewe. Igihugu gikeneye abagabo b'abanyamumaro, ababyeyi b'abanyamumaro, abasore n'abakobwa. Itorero rikeneye abanyamumaro, n'umuryango ukeneye umunyamumaro. Kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Reka mbibutse yuko dufite igihe gitoya. Igihe dufite ni gitoya, ntabwo ari kinini. Ariko mu gihe cyawe ukwiye kugikoresha neza, ukagira umumaro mu gihe cyawe. Mu gihe uzaba udahari, ibyo wakoze uhari bigasigara bivugwa, kuko igihe cyawe uzaba waragikoresheje neza. Wari ukwiriye kuba umumaro mu gihe cyawe. Umubwiriza nawe yavuze ku bigendanye n'igihe, avuga ko hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ariko nubwo umuntu apfa, amateka meza, ibyo yakoze byiza akiriho, ntago birangira, ahubwo birasigara. Dufite icyitegererezo cy'abatubanjirije bagize umumaro mu gihe cyabo.
turashaka kuganira iri jambo. Korari ikeneye abanyamumaro. Iyo ubaye mu murimo uri umunyamumaro, iyo umaze iminsi utaboneka urakumburwa, ariko iyo utari umunyamumaro abantu ntago baba bagukeneye, baba bifuza ko wagenda. Ndifuza ko uyu munsi twongera kugira icyifuzo gishya cyo kugira umumaro mu gihe cyacu. Haleluya. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice 9, tuhasanga umugore wabaye umunyamumaro, Tabita. Uyu mugore mu gihe cye yagize umumaro, yitaye ku bapfakazi, akajya badodera imyenda ndetse abadodera n'amakanzu. Igihe kigeze arahamagarwa nk'uko nawe uzahamagarwa, arahamagarwa nuko nanjye nzahamagarwa. Ariko kuko hari ibyo yari akishigaje gukora, abantu yagiriye neza, bafata imyenda yabadodeye bararira, yapfuye yashizemo umwuka. Intumwa Petero ihageze bayisobanurira, bayiha amateka ya Tabita. Haleluya. Bamajije kubisobanurira, Petero aragenda arasenga Imana, amugarura ari muzima. Kuko yabaye umunyamumaro mu gihe cye, Imana yaramuzuye. Rero iyo wagize neza ufite umumaro, hari ibyo Imana igutambutsa, hari ibyo Imana itemera ko bikubaho, kubera ko uri mu gihe cyawe cyo gukora kandi urimo urakorera Imana neza. Kuba umumaro mu gihe cyawe. Mu byumweru 2 bishize nagiye gusura umusaza wari urwariye hariya Faisal, yararwaye kanseri. Umusaza yararembye, ariko uwo musaza yagize umumaro mu gihe cye. Yaba mu muryango we yabaye uw'umumaro, agira amateka akomeye. Yaba mu itorero yabaye uw'umumaro, agira amateka. Mu baturanyi, mu bo bakuranye, mu bo babanaga, yabaye uw'umumaro kuko yarafite ubuhamya bwiza. Amajije kuremba, ageze mu bitaro aryamye, arababwira ngo munzanire radiyo. Namusuye aryamye ku musego hasi, bashyizeho radiyo irimo iraririmba za ndirimbo muzi dukunda kuririmba abantu bagiye gutaha. Harimo izo ndirimbo. Barangije baramubaza bati se wamubonye? Aravuga ngo Pasiteri David namubonye. Ti Pasiteri, genda ubwiye abantu bihana ibyaha byabo, kuko nibatihana bazarimbuka. Ati naho ngewe ndagiye, kanseri nimbi iraryana. Twamuherekeje kuwa gatandatu, yashoje urugendo rwe neza. Ariko yabaye uw'umumaro mu gihe cye. N'abantu bumvishije amateka ye bagiye kumutabara bitari ngombwa. Yatabawe n'abantu benshi cyane kuko igihe cye yagikoresheje neza. Mwene data, igihe cyawe urimo uragikoresha gute? Nababwiye ko dufite igihe gitoya. Habaho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Iyo umuntu ari ku isi abona Imana yaramuhaye umugisha, agira ngo azayigumaho. Oya, aha ku isi turi abashyitsi. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo urugendo rwo kujya mu ijuru ndarukomeje. Twari dukwiye kugira umumaro mu gihe cyacu. Iyo dusomye nanone mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tuhasanga abitorero umumaro wabo mu gihe Herode yaratangiye kugirira nabi abo mu itorero. Amajije gufata Yakobo amwicishije inkota, ni mu bice 12, ngo ariyongeza kubera ko yaranejeje abantu, afata na Petero. Ariko amajije gufata Petero, abitorero ntago batuje, bagiye gusenga, bagize umwete wo gusenga, bamusabira ku Mana. Turashimira Imana yacu ko yumva amasengesho. Iyo twayisenze iratwumva. Abitorero iyo bahagaze mu mwanya wabo neza, Imana irabumvira. Herode yari yakoze ibintu bikomeye cyane.
yari yagambiriye kumwica nk'uko yari yishe abandi bose, kuko yabonaga afite imbaraga. Ndashaka kugutangariza ko biriya ubona bigufiteho imbaraga, mu ijuru hari Imana izo mbaraga izicisha bugufiya zikarangira, zikamera nk'izitariho. Iyo uri mu gihe cyawe urimo uragikoresha neza, umumaro wawe Imana irawukurikirana. Niba irimo irareba igasanga ufite ibitekerezo byiza ejo hazaza, Imana ishobora kukurindira icyo gitekerezo cyawe cyiza ufite. Akora ibyo yagombaga gukora, amushyiraho imbaraga nyinshi. Uyu Petero yafunzwe mu buryo budasanzwe. Icya mbere, amaboko ye bayafungishije iminyururu ibiri. Ahantu bari bamufungiye hari inzugi z'ibyuma, kandi yari arindishijwe abasirikare 16 b'abahanga. Ariko umumaro w'abitorero waragiye ukora imirimo ikomeye. Umurimo w'abitorero barimo barasenga, basenze Imana yohereza marayika wayo kubera umumaro w'abitorero. Muri iki gihe biragoye kumva inkuru ku muntu aho abitorero bakagiye gusenga, ahubwo hasigaye haboneka abarushaho kuzumvikanisha cyane. Mu minsi ishize umuntu yahagurukanye igihuha muri COVID, hari hapfuye abantu 2 mu murenge umwe, bose bari abakuru b'umudugudu. Noneho umwe arapfa kuko basaga bagendana, agenda avuga ko n'undi yapfuye. Nanjye uwo muntu ambwira ati kanaka yapfuye, ndababara, COVID irangiye mura nawe arimo aragenda. Ngira ngo ni umudayimoni. Muhamagaye mbona niwe, ntisura cyariho, ati ndacyariho. Ntiwapfuye se? Ati se naba narapfuye nkaba mpari. Muri iyi minsi rero abantu birukankana ibihuha, niko bijya bigenda. Abitorero bari bakwiye kugira umwanya wo gusenga Imana, bagahagarara mu mwanya wabo neza, umumaro wabo ukamenyekana. Abitorero duhagaze mu mwanya wacu neza, indwara zakira. Duhagaze mu mwanya wacu neza, ibitangaza byakoreka. Duhagaze mu mwanya wacu neza, abakizwa bakiyongera. Ariko kubera ko Satani yinjiye, abantu bahushije intego zo gusenga no kuba mu mwanya wabo neza. Ariko abitorero bahagaze mu mwanya wabo, bajya gusabira Petero. Kuba mu mwanya neza w'abitorero, Imana yohereje marayika, iminyururu irafunguka iragwa. Kandi Petero yari aryamye neza ngo yasinziriye. Nubwo byari bimeze gutyo, ndashaka kubabwira ko umuntu w'Imana niyo ageze mu bibazo, niyo ageze mu bigeragezo, Imana ibana nawe. Nubwo biba bigaragara nk'ibikomeye, Imana iramusanga ikamubwira ngo komera, humura, ndi kumwe nawe. Ndahamya nashidikanya yuko Petero yari yasuwe n'Imana, kuko iyo usomye ijambo usanga ngo yari yasinziriye, kubera ko marayika yarinze kumukoma mu mbavu aramukangura. Arangije za nzugi zari zifunze zirifungura. Arangije ba basirikare baba ba maringa, aratambuka. Imana iramurekura kubera ko abitorero bahagaze mu mwanya wabo neza. Umumaro wabo wabashubije Petero. Umumaro wawe ni uwuhe? Vuga ngo Imana itubabarire. Twasomye aha mu gitabo cya Esteri. Iki cyari igihe kibi, abayuda bari bagize ikibazo gikomeye. Bari bafite umwanzi ubanga, Hamani. Uyu mugabo nanjye ndamwanga, ni umugome. Kandi Hamani afite abuzukuru. Afite abuzukuru bahora bagenda. Afite abuzukuru, afite n'abakazana, afite n'abakwe. Hamani ntabwo ajya agenda, ariko igihe iyo kigeze igiti yashinze ajya kimanikwaho. Hamani wawe azagira iherezo. Abayuda bagize ikibazo gikomeye cyane kubera Hamani. Bagize ikibazo. Uyu yashakaga icyubahiro kirenze, kandi umuyuda yagombaga gupfukama kubaha Imana. Ariko Hamani ashaka ko bamuha icyubahiro. Hamani ushaka icyubahiro, icyubahiro ni icy'Imana. Yavuze ko icyubahiro cyayo itazagiha undi. Reka yikuze. Yari afite imbaraga mu buyobozi bw'icyo gihe. Umuntu wabashaga kubonana n'umwami byari bikomeye. Yari umuntu ukomeye kubera ko yibwiraga ko yabonana n'umwami
birumvikana yari afite inshuti mbi, afite n'umugore mubi kuko yabimufashagamo, baramwanga. Barangije kwanga Morodekayi kuko yari umuyuda, ngo bashinga igiti kirekire cyo kuzamanikaho Morodekayi, ariko akaba yari umuyuda usenga Imana. Mbabwire ko abantu dusenga Imana iyo twayisenzera twumva. Mbabwire ko abantu dusenga Imana bacukura imva, Imana ikazisiba. Mbabwire ko abantu dusenga Imana ntago dusanzwe. Abantu dusenga Imana bacana umuriro tukawucamo. Abantu dusenga Imana badutega imitego tukayisimbuka. Mwifurije guhagarara mu mwanya mwiza wo gusenga Imana, ugakomeza icyerekezo cyawe, ukagira ku ntego, ukagira umumaro mwiza. Barangije kwanga Abayuda, bamugira indi nama mbi. Baramubwira bati rero kwica uriya wenyine ntacyo bimaze, kandi afite bene wabo benshi. Apanga gahunda yo kugira ngo Abayuda bose bazapfe, ariko ntamenye ko umwami umugore afite ari umuyudakazi. Ariko bari baragize ibanga, mujye mugira ibanga. Ntago yari yaravuze ko afite icyo apfana na Esiteri, byari ibanga. Kuki ubundi ibyawe bitabibanga? Ibanga nicyo wibagiwe, ariko wari ukwiye kugira ibanga. Babigize ibanga. Barangije kubigira ibanga, bategura uwo mugambi. Hari igihe bajya babitegura bikemera. Hamani azi gutegura neza, ni umuhanga mu gutegura. Arangije kubitegura neza, bafata icyemezo, itariki barayemeza, n'ukwezi barakwemeza, n'umwaka barawemeza mu bihugu byose by'umwami yuko umuyuda agomba gupfa. Nabo barabimenya, itegeko rirandikwa ndetse barasinya, hashyirwaho n'ikimenyetso cy'umwami. Abayuda ntibari bagiye se? Bari bagiye, byari birangiye. Nyuma rero yaho, kuko basengaga Imana, ngo mu bihugu byose bararira. Abakuru n'abatoya bararira kuko batekerezaga ko ibyabo birangiye. Baza kwibuka yuko ibwami hariyo umuntu wabo. Baragenda baramubwira, aha niho twasomye ku murongo wa 14. Baramubwira ngo wowe Esiteri wari ukwiye kugira akamaro mu gihe gisa nk'iki, kandi nutagira icyo ukora nta kizatuma Abayuda badatabarwa. Reka mbabwira, Abayuda bazatabarwa nubwo bizaca ahantu hakomeye, ariko kuko basenze Imana, bafite icyo bavuganye nayo, bazatabarwa. Oya, Abayuda bazatabarwa. Bazatabarwa. Nubwo Hamani yafashe ibyemezo, yandikishije inzandiko agira ngo byemeye, ariko ntago byari byemeye. Abayuda bari bafite ibanga. Abayuda bazatabarwa. Hamani akomeza agerageze, abuzukuru be bakomeze bagerageze, ariko kubera ko, haleluya, kubera ko hari icyo tugomba gukora, kubera ko imitima yacu ifite ibyiza itekereza imbere, uriya mugambi mwiza wo kugira umumaro mu gihe cyacu, Imana izawuherekeza. Abayuda bazatabarwa. Inzandiko zari zanditswe. Ndashaka kubwira wowe ubona byararangiye, burya iyo ugihumeka ntago biba byarangiye. Oya, ugihumeka ntago biba byararangiye. Barangije rero babibwira Esiteri. Ntago dusubiramo aya magambo cyane, n'inyigisho kwayo, tekereza tuzabigarukaho muri burakeye. Ariko icyabayeho ni iki: yabasabye ikintu gitoya. Yarababwiye ati mugende musenga Imana. Mubwire Abayuda bose bari Shushani bafata iminsi ngahe 3 basenge, nanjye n'abaja n'abagaragu tugiye gusenga. Esiteri yagombaga kugira icyo akora muri iyo minsi, ariko yari afite ikibazo gikomeye. Kugira ngo umwami mubonane, hari ikimenyetso yakoraga. Iyo atagutumagaho ngo uze, cyangwa ntagutunge inkoni bisobanura ngo ngwino, ntago wabaga wemeye kuvugana n'umwami. Ariko Esiteri aravuga ati nimugende mufate iminsi 3 musenga amanywa nijoro. Abasenga, haleluya. Burya murimo murasenga, murimo murahindura imigambi ya Hamani. Iyo murimo murasenga, murimo murafungura imiryango ifunze. Iyo murimo murasenga, murimo murashyiraho ibiraro ahantu hari utubande. Iyo murimo murasenga, murimo murazimya umuriro wo kubatwika. Baragenda barasenga,
arangije arababwira ngo nanjye nzirengagiza itegeko ry'umwami, kuko ubu hashize iminsi 30 ntavugana nawe, atampamagara ntabonana nawe. Ariko kubera iyo mpamvu nimugende musenge, amasengesho akuraho itegeko ryari ryemejwe. Mumuhere Imana icyubahiro. Esteri yagize umumaro mu gihe cye. Byaje kurangira gute? Byaje kurangira bya bindi basenye, bya bindi bemejwe, cya giti cyiza yari yashinze mu gihe cyo kugira ngo byose bishyirweho iherezo. Ni inkuru ndende ngo hahise hahinguka umuntu hafi aravuga ati n'ubundi uyu mugabo ni umugome. Ariko amasengesho atarabaho bamubonaga ko ari mwiza. Amasengesho ajya ahishura ibintu bihishwe. Amasengesho ajya ashyira ku mugaragaro ibintu biri mu mwijima. Mwebwe nimusenga Imana gusa. Esteri nawe akomeze umurimo we wo kwihesha agaciro, akomeze umurimo wo kugira umumaro mu gihe cye. Ese wowe mu gihe cyawe umumaro wawe ni uwuhe? Tukubuze twasigara tukwibukira kuki? Wari ukwiye kuba umumaro mu gihe cyawe. Byarangiye abayuda batabawe. Abayuda baratabawe kandi bazakomeza gutabarwa. Igiti bari bashingiye Morodekayi cyagiye Hamani. Hamani azakijyaho kuko yashatse kukijyaho, ariko niwe uzakijyaho. Ibintu byarahindutse. Esteri yagize umumaro mu gihe cy'abayuda babaho, ahubwo birahinduka. Abari gupfa barakira, abari gukira bari bo bapfa, kubera ko yagize umumaro mu gihe cye. Igihe cyawe urimo uragikoresha ute? Amasaha yagiye, twasomye uru rwandiko. Uru ni urwandiko Pawulo ubwe yandikiye Filemoni. Yandikiye Filemoni ashaka kumugarurira uwahoze ari imbata ye Onesimo. Imbata mu mategeko y'Abaroma bisobanura uwaguzwe. Imbata ni umuntu ugomba kugukorera iminsi yose, ntabwo ari umukozi w'igihe gitoya. Uyu rero Onesimo yabaye kwa Filemoni. Amajije kubayo avayo nabi, arahemuka. Abantu bajya bahemuka mujye mubireka. Arangije guhemuka, ariko ageze i Roma ahura na Pawulo. Ahuye na Pawulo aramwigisha. Arangije kumwigisha yakira ubutumwa bwiza, arihana neza, aratura. Burya mu kwihana neza hajya habamo igisubizo. Arangije kwihana neza yatura yuko yakoreye Filemoni, ariko aramuhemukira. Ibyo arabyatura. Pawulo yandikira Filemoni amubwira ibintu bigeze kuri 3. Icya mbere, yamwandikiye ashaka kongera kumwibutsa ko ari umukristo, kandi amubwira yuko hari umuntu babanye wamuhemukiye ari we Onesimo. Ariko amwandikira amubwira ko amumugaruriye. Aramubwira ngo niba yaranagucumuyeho akakubabaza, ibyo byose yakoze mubabarire ubimbareho. Ndashaka kubibutsa ko twebwe twari twaciriweho iteka, ariko Yesu yishyiraho ibyaha byacu. Yesu aravuga ngo ubabarire ibyaha byabo ubimbareho. Yesu yemeye kubarwaho ibyaha byacu. Twebwe abari babi, twebwe ari abari abagome, twebwe abantu tutari kuzabona agaciro, tutari kuzaba turaha, twari rubanda. Yesu yabwiye Data ubabarire ibyaha byabo ubimbareho. Yesu yemeye kwandikwaho ibyaha byacu. Niyo mpamvu yagiye ku musaraba, niyo mpamvu bamusuzuguye, niyo mpamvu bamututse, kwari ukugira ngo twebwe tubone agaciro. Abatari ubwoko tuba abana b'Imana. Mumere Imana icyubahiro. Kwitwa umwana w'Imana ni ibintu bikomeye byavuye kure. Nuko Yesu yitambitse. Yesu yaritambitse wa mugabo we. Wa mubyeyi we Yesu yaritambitse, yarahabaye. Amera gutya, twebwe
tujya inyuma ye. Yesu araza, ibyagombaga kuduhitana aremera, arahagarara, ibyari kutwica, agasuzuguro n'ibitutsi, gufata umuntu w'umwami ukamwambika ubusa ukamuzamura ku musaraba. Yesu yararahabaye. Pawulo nawe abwira Onesimo, abwira Filimoni, aramubwira ngo umubabarire, niba hari n'ideni, niba hari n'ibindi bibazo, ibyo byose ubimbareho, ariko umubabarire. Yesu yemeye kubarwaho ibyaha byacu. Nimumuhereze icyubahiro. Aramubwira ngo nihabaho n'indishyi z'akababaro nzazitanga. Iyo usomye uhereye ku murongo wa 17, 18, ibintu byose yagutwaye niba ngombwa nzabyishyura, ariko umubabarire. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo yanyishyuriye imyenda yose, arangije agira gute? Ambabarira ibyaha. Haleluya. Mumuhereze icyubahiro Yesu. Nuko rero abibwira Filimoni, arangije kubimubwira, Filimoni nawe yari umukristo, nawe yari yarakiriye agakiza, yumvishije ko arimo arasabwa kongera kwakira Onesimo, arabyumva. Yamubwiye ibintu bikomeye cyane, aramubwira ngo kandi nawe ubwawe, wowe Filimoni, uri mu ideni, uri mu mwenda, nawe umenye ko uri mu mwenda. Haleluya. Atumbereye mu mwenda, twese Imana tuyibereye mu mwenda. Ideni yamubwiraga ideni abereyemo Kristo, aramubwira ngo nawe umenye ko ndi mu mwenda. Bene data, dukwiriye kubabarira tugatanga imbabazi. Aha rero twasomye ku murongo wa 20 havuze ijambo ryiza cyane, numva twasubiraho kugira ngo igihe cyacu tugitware neza. Yamubwiye ngo nkubone mu mumaro umwami wacu unduhura umutima. Haleluya. Nkubonemo umumaro umwami wacu unduhura umutima. Biradukwiriye yuko tuba abanyamumaro mu gihe cyacu, tukaruhurana imitima. Ntabwo byoroshye kubabarira umuntu waguhemukiye. Icyaha Onesimo yari yakoreye Filimoni cyari icyaha cyagombaga kumufunga burundu cyangwa agakatirwa urwo gupfa, ariko kubera Kristo yakira imbabazi, arangije aramubwira ngo unduhura umutima nkubonemo umumaro. Iki gihe biragoye, aho kugira ngo abantu baruhurane imitima, ahubwo imitima irimo irarushaho kunanirwa. Ariko bene data, niba twaramenye neza tukamenya inzira y'agakiza, twari dukwiriye kuba abanyamumaro aho kugira ngo tube abanyabibazo. Twari dukwiye kuruhurana imitima, wagera kuri mwene so ukumva uraruhutse rwose. Tugiye gusenga Imana, ntago turenga aha, tuzakomeza ari mu masengesho, nibwo tuba dufite umwanya uhagije. None wowe muri iri jambo humvishemo iki? Kuba umumaro mu gihe cyawe. Ese ubu ngubu koko uri umunyamumaro? Abantu tujya dutangira neza tukazasoza nabi. Ujye usaba Imana izaguhe gusoza neza, kandi wemere kuba umunyamumaro, uba igikoresho cyiza. Abantu mu byiciro bitandukanye, aho kugira ngo abantu b'abanyamumaro bagire n'ibintu byiza bazabibukiraho, abantu basiga urwibutso rubi. Wari ukwiye kugira urwibutso rwiza uzibukirwaho mu gihe uzaba udahari, kuko nababwiye ko igihe dufite ari gitoya, ntago ari kinini. Kuba umumaro mu gihe cyawe. Mwegekeho imiryango dusenge Imana. Tugiye kugusengera wowe mwene data uri muri iri teraniro. Ijambo ry'Imana uraryumvise, kandi umwuka wera afite imbaraga zo gusobanura ibintu byose. Umwuka wera yagusuye. Ese wewe wakiriye umwami Yesu nk'umukiza? Nababwiye uriya muntu wasize ubuhamya bwiza, na n'ubu abantu bose barimo baravuga ubuhamya bwe. Wowe ubuhamya bwawe ni ubuhe? Aho utuye, aho uvuka, mu muryango wawe, aho ukora, umumaro wawe ni uwuhe? N'icyo abantu bashobora kukwibukiraho? Wowe utarakira umwami Yesu nk'umukiza, uri muri iri teraniro, zamura ikiganza tugusengera Imana. Nta kindi. Iyo tugeze muri Kristo Yesu tubibyaremwe bishya. Urahari? Zamura ikiganza, wo gutinya amaso y'abantu.
kuko iminsi umaze mu byaha irahagije. Imana irashaka kuguha agakiza ugahinduka ukaba icyaremwe gishya, nawe ugatangira gukora ibintu by'umumaro, ukazagira urwibutso, ukazagira iherezo ryiza. Umuntu uri muri iri teraniro utarakira umwami Yesu nk'umukiza, nazamura ikiganza tumusengere. Yesu aracyateza ibiganza. Komera Imana amashyi. Ngwino tambuka aho gutinda, ngwino tugusengera Imana. Imana nawe yaguhindura. Nubwo muri kino gihe bitari bimeze neza, ariko amateka yawe ashobora kuba meza. Wowe ntago usigaye wo kwihagararaho, n'umwanya wawe. Ngwino tugusengera Imana. Wowe ntago usigaye nawe ngo uzamure ikiganza tugusengere. Inyungu ni izawe, inyungu ni izawe. Ntago usigaye, zamura ikiganza tugusengera Imana. Zamura ikiganza. Onesimo yabaye mubi, ariko amajije kwakira agakiza aba mwiza, aba uw'umumaro. Mbere ntago yari uw'umumaro, ariko amajije kwakira Yesu yagize umumaro. We ntago uhari, zamura ikiganza tugusengere. Niba udahari kandi umuntu umwe aba ahagije wenyine, mu ijuru impundu ziravuga. Tugiye gusengera uyu. Kabiri, mu materaniro ushobora kuba warukijijwe ukagwa bitewe n'ibigeragezo bitandukanye waciyemo ugacika intege. Ntago waba uhari nawe ngo tugusengere Imana wongere usubire mu murongo w'agakiza. Zamura ikiganza. Uwasubiye inyuma, wari ubirimo neza, ngwino mukomere Imana amashyi, muze tubasengera Imana. Haleluya. Wajyaga wifuzwa, ariko ubu ngubu ntabwo ukifuzwa. Ijambo ry'Imana, haleluya, riramanutse rigeze kuri buri wese. Hari icyo rimubwiye. Wowe nta kijambo rikubwiye, reka kwinangira umutima, ngwino tugusengera Imana. Ntabwo usigaye, zamura ikiganza. Urabizi neza ko wasubiye inyuma, waguye, abo mubana ntago babizi, ariko Imana yarabibonye. Imana irabizi. Ntabwo usigaye wowe, ngwino. Urakoze cyane. Komera Imana amashyi. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana ishimwe. Ngwino tugusengera Imana, nawe wongere uwe umunyamumaro, ubu umumaro. Igihe cyawe usigaranye ubashe kugikoresha neza, uzasoze neza. Yego, mukomeze mukomere Imana amashyi. Yego, ngwino tugusengera Imana. Ngwino tugusengere. Ngwino tugusengere. Yego. Iteraniro ryose muhaguruke. Kubera impamvu z'amasaha muhaguruke dusenge Imana. Tusigaranye umwanya muto tugasoza. Mana ishobora byose turagushimiye. Haleluya. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro muri iri teraniro. Aba bene data n'abashiki bacu batsinzwe n'ijambo ryawe. Turabasengeye. Onesimo yabaye mubi, ariko amajije guhura na Pawulo arahinduka aba mwiza. Aba bene data n'abashiki bacu turabasengeye, bahindure, ubagira ibikoresho byawe bishya, babe ibyaremwe bishya uhereye none, babe abanyamumaro. Abari babaziho ibibi bamenye ko bahindutse. Turagushimiye kuri Imana igihindura amateka y'abantu, amateka mabi ukayahindura, abantu ukabaha amateka meza. Iteraniro ryose turarisengeye, dukeneye izo mbaraga ziturutse kuri wowe zo kuduhindura, tukamenya igihe cyacu, tukamenya nuko dukwiye kugikoresha. Turagushimiye ko mbise gusenga kwacu, Umwuka Wera nakomeza akora imirimo n'ibitangaza muri iri teraniro. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Muce hariya babafashe, munyure hariya babafashe, bajya imbere, tunyura aha. Twongere dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ryayo. Reka duhuze ibiganza dushimira Imana irokora ubugingo. Fata ibyawe ubundi nawe uze bajye kuganirizaho gatoya. Munyemerere, Imana igize neza. Imana igize neza, dukwiriye kuba abanyamumaro. Igihe ni gitoya kandi igihe ni kigufiye. Bibiliya iravuga ngo dukore nk'abazuki. Nk'abantu bari bagiye bakaba bagarutse, bari bikojejeyo bakagaruka bakavuga ati reka nkorane ibakwe n'umuvuduko ukomeye kuko naringiye. Tuba abanyamumaro. Mwanyemerera tugashimira Imana kubw'ijambo ryayo, dukomera Imana amashyi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Turambura ibiganza tubyerekeze kwa mushumba. Tuvuge ngo Imana imuhe iki? Imana imuhe umugisha. Mushumba, Imana iguhe umugisha. Umwanya wagiye. Reka dutange amaturo n'icyacu. Benayamu mwegere hano hafi. Dutanga amaturo
n'icya 10 nabyo tubibemo abanyamumaro, tubikora dushimira Imana. Nzahora mbivuga igihe cyose ndaha, iki ni igikorwa gitoya dukora tubwira Imana ngo turazirikana ibyo wadukoreye. Ariko iyo tubikoze binezeza Imana, kandi igitangaje ngo nuko ibiduheramo umugisha. Ya mushumba yabivuze, hari ibyo dukwiriye gukora abantu tukazabibukiraho, ariko hari n'iby'Imana yibuka, ibiseke birahari rero turakoresha biradutanga icya 10 n'amaturo. Hari na code kuba yafite kuri telefone bakoresha Momo Pay bakayatanga, ubundi tugacunguza uburyo umwete tukagera tugana ku musozo w'iri teraniro rya mbere. Urandinde mwami Yesu, ntunganize imigambi, nibandane urugendo, uzanyibutse urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzabuzwa ibyo byose, urye siwanjye w'ijuru, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzabuzwa ibyo byose, ugeze siwanjye w'ijuru, mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikanemerera urwo rugendo Yesu uzaze uzazuca uwo mugozi, uzamufasha umutima, nezezwa no kubohorwa, nkaho nuko ngukorera. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka twakire Jeanne atugezeho amatangazo, kuyikuyeho tugezeho amatangazo. Araza guha ikaze umushumba atuganishe ku musozo asabira umugisha iteraniro. Yesu nashimwe, haleluya. Amatangazo y'icyumweru nasanzwe, n'ubusanzwe tugira nibature, ariko buri cyumweru tugira amateraniro atatu. Iteraniro rya mbere ritangira saa 1:15 rikagera saa 3:15, rya kabiri ritangira saa 3:45 rikagera saa 5:45, irya gatatu ritangira saa 6 rikagera saa 8 nk'uko bisanzwe. Kuwa mbere tuba dufite nibature itangira saa 10:15 kagera saa 12. Kuwa mbere nanone tugira amasengesho yo kwirirwamo atangira saa 2 akagera saa 10:15. Abagabo barasenga guhera isaa saa 12 z'umugoroba. Kuwa kabiri nk'uko bisanzwe ababyeyi barasenga guhera ku isaha y'isa 3 kugera saa 10. Kuwa gatatu nimugoroba muri kino cyumweru hazaterana zone ya Rwampara, nk'uko bisanzwe itangira saa 11:15. Abizera bashya bariga ku isaha, ubwo ni kuwa gatatu ku isaha y'isa 9:15, no ku cyumweru bariga. Teraniro rya kabiri rigize gute risohotse. Kuwa kane haba hari icyumba cy'amasengesho
gutangira saa 2 kugera saa 10 n'igice. Kuwa gatanu ni ijoro ry'impinduka saa 11 n'igice kugera saa 2 n'igice. Kuwa kane twigisha abiga gusoma no kwandika. Kuwa kane no kuwa gatandatu. Imana itugirire neza. Rero dufite amatangazo adasanzwe. Mu matangazo adasanzwe kino cyumweru tuzatangira kuwa mbere dufitemo icyumweru cya nibature kidasanzwe. Itorero ryaturaritse twese, n'abadakunda kuboneka tuzaboneke, cyane ko abanyeshuri bari muri vacances. Iyo nibature rero izaba irimo korali y'abashyitsi, korali Betel, izaturuka n'ubundi mu itorero rya Gashyekero. Muzaboneka kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu. Hazaba harimo abigisha ndetse n'iyo korali y'abashyitsi ndetse n'amakorali rero ya hano yose azaboneka muri iyo nibature. Ni nibature idasanzwe. Kuwa mbere hazaririmbamo korali Hermon, kuwa kabiri hazarimbamo korali Mayendeleo, kuwa gatatu hazarimbamo korali Betfag, kuwa kane hazarimbamo korali Impanda, kuwa gatanu ni korali Nayoti, kuwa gatandatu ni korali Gosheni. Guhera kuwa mbere kandi nanone itorero ryaduteguriye amasengesho y'iminsi 2. Umushumba amaze kubyigishaho numva neza birahuye, muze dusenge. Itorero ryongeye ryadutekerejeho nyuma y'amasengesho y'iminsi 7 twari dusoje mu cyumweru kindi cyashize. Ryasanze tugomba gusenga rero n'amasengesho y'iminsi 2. Tuzasenga kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri. Kuwa mbere rero hazaririmbamo korali Gosheni muri ayo masengesho. Ku munsi wa kabiri hazaririmbamo korali Rahayiro iririmba mu cyumba cyo kuwa kane. Twese duhawe ikaze. Karibu mushumba, ngwino udusoreze iteraniro utubwira n'andi matangazo. Mbere yo kwinjira mu matangazo asigaye, dukore wa murimo mwiza wo kubaka Imana, kubakira Imana inzu. Iyi nzu y'Imana igomba kubakwa vuba, kandi mumfashe dukomere Imana amashyi tuyishimire. Nta cyumweru na kimwe imirimo itagaragara, kandi iriya mirimo buriya ni muri kwa kwitanga. Kandi abantu batangiye kurota urusengero twarutashye. Haleluya. Babirose. Izo nzozi Imana zisohoze tukiri nahangaha. Dukomeje gahunda rero yo kubaka. Nimuzana amafaranga tugire vuba, turashaka no gusoza, umwanya urashize, nimuyazane. Imana iguha umugisha, kagaseke hashyiramo abana, hariya n'abakuru. Imana ibaha umugisha mwinshi. Yego, Imana ibaha umugisha. Murakoze Imana. Mujye muza museka, ariko ibintu byo kuza mwarakaye ntago ari byo. Murakoze cyane. Mujye muyazana kwa Mana, Imana namwe izaza ibareba neza, ibaha umugisha. Yego, urakoze cyane. Imana iguha umugisha aho kuyihongere. Murakoze Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Haleluya. Murakoze. Imana ibaha umugisha mwinshi. Abana Imana ibaha ubwenge bakuze. Muzashima Imana ko mwatsinze. Murakoze. Imana ibaha umugisha ahantu mukuye hose. Imana ihongere. Murakoze, mugize neza. Korera Imana nta gihombo kirimo. Murakoze. Ujye wishyura umufundi, wishyura umuyede, ugure sima. Yego sha kado. Nta kintu yitayeho, ayatanze kwa Mana, ati nta kundi nari kuryamo bombo, ariko bombi urirere. Arakoze cyane. Murakoze rero kuyatanga, kandi mufite n'ibyifuzo, ariko nta kibazo, Imana yabibonye. Reka dukoreshe na telefone tugize vuba. Telefone zacu tuzikoreshe. Akanyenyeri, iyi mibare ibanza ntago nzaza nyivuga, murayizi namwe. Na kode kandi murayizi, usibye abashyitsi gusa. Iyo ari kode tushyiraho 8, aho gushyiraho 1. Twahageze, ngaho muvuge 07 91. Subiramo 1. Murakoze cyane. Yego. Muyashyireho twubaka inzu y'Imana, dushyizeho umwete. Sawa, yagezeyo. Imana ibaha umugisha. Yenda turihuse, mwakoresha ziriya mpapuro ziri ku nkuta. Amatangazo yandi asigaye, dusoje iteraniro rya mbere mugiye gutaha, ariko saa 6 zuzuye dufite inama rusange y'abakristo bose. Turabasabye muze kugaruka. Korali Nayoti muze kuza, turaza kureba ko muhari. Korali Betifag, korali Mayendeleo muze kuza mu nama, haba harimo iby'ingenzi.
kandi abayobozi b'amakorari dufite umwanya twabageneyemo, birinde kubura. Abakristo namwe muze kugaruka mu nama, mumenye gahunda y'ibikorwa dufite mu mezi 3 asigaye. Aha rero dufite abageni, Byiringiro Eugene, n'umukristo wacu Sejemo nabangukaze. Byiringiro ari hehe? Byiringiro Eugene, banguka wihuse rwose. Mwegekayo imiryango, nitugera mu matangazo mujye muhita mufunga abo muri protokole, kuko tuba twageze muri ndi teraniro. Abasore rero bame urutonde rw'amazina yanyu, nzajye nyavuga ahangaha kubera ko muba murimo kubera iki. Yego, sawa. Mbo Eugene, genda utuzanire niyo mbaza Godasi, ihuta ariko muzane rwose. Murakoze. Ase mwabasore mwe, uyu muzungu mwari muzi ko abahangaha, uyu ni umukristo ahangaha. Jeune dollar mujyanye, ariko Imana igumugisha. Ese ni mwebwe burya? Sawa. Nimugire gutya gake, zamura ikiganza, muze muhagarare nahangaha. Nabandi barahagaze, simwe mutazaha, muhagarara ahangaha. Yego. Ariko mwagiye mufotora, abafite telefone mukazaza mudufotora. Uyu musore nuwaha, uyu mukobwa nuwaha, nimwongere Imana amashyi tuyishime. Murakoze cyane. Nimurebe hariya, muharebe. Mwabonye ariko. Sawa, muhindukire murebe hariya hirya. Mwababonye. Uyu musore nta banga ririmo, yamajije kubwira Godasi ko amukunda. Godasi mimubajije arambwira ati nanjye ndamukunda. Nta banga rihari, aba bantu barakundana. Baraje dusanga ibisabwa byose babyujuje. Uyu mushinga wabo murawemera? Babyemeye. Eugene, mufata ikiganza gake, urutambwe ku rundi, nguhaye lift, mwagiye. Mubashyiremo umuziki bawugenderemo. Murakoze. Sawa. Rindi tangazo tubaha, niba ture tuzayisura, birumvikana izaba idasanzwe, muzaze tugerane na bantu bani bature ibihe byiza. Kandi nongere mbasabe, muri no misi Imana yaratwibutse. Mu cyumweru cyashize muzabikorwa twakiriye abageni ku presenta kugera mu 10. Byo bintu muri kubyumva? Abantu batarimo barakoba amashyi ni abantu ntazi kuntu bimeze. Nyine aba basore bo ntago barimo barabyumva, ariko buri hari igihe bazabyumva. Twasenze Imana ngo abakobwa bacu bubake ingo, abasore bacu abadayimoni babahunge. None rero uwo badayimoni barimo baragenda, kandi Imana irimo iragenda ikora imirimo gake. Aba bakobwa bose bagomba kubaka ingo. Haleluya. Aba bakobwa bose bagomba kubaka ingo, n'abasore namwe mugomba kubaka ingo. Abadayimoni turabirukanye mu izina nibagende. Kandi byabaye rero, uyu mwaka dufite amasezerano akomeye ku bakobwa. Ikindi tuzakivuga ubutaha. Muhaguruke. Nimuhaguruka, amasaha yagiye, tutica gahunda. Mwakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Kuba mu nzu y'Imana bikiza stress, kuba mu nzu y'Imana bizana amahoro yo mu mutima, kuba mu nzu y'Imana bizana umugisha, kuba mu nzu y'Imana bizana ibyishimo n'umunezero. Imana ibaha umugisha. Iki cyumweru rero mwese muzahahe kandi muzaronka. Iki cyumweru abacuruza bazacuruze kandi bazunguka. Abatanga serivisi zitandukanye, Imana izabasiga amavuta y'igikundiro n'igitinyiro ndetse n'ubwiza. Abakorera abandi bazabone umugisha kubakoresha babo. Abatwara ibinyabiziga, Imana izabarinda impanuka. Ababikoresha mu buryo bwo gushaka amafaranga bazaronke.
abadafite akazi Imana izabaremere ubuhamya, muzabone kugira neza kw'Imana. Mana turagushimiye, wabanye natwe, waduhaye ibihe byiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Gendana na buri wese kandi ukomeze kudushyigikira muri byose, tuzabona umugisha mu byo tuzagerageza gukora byose. Satani azahunge, abadayimoni bazahunge,